subscribe kuri channel yacu isezerana TV nje ibasha gukurikirana ibiganiro byacu hamwe na Dr. Joe. Imyitwarire y'abakire niyo ituma bakira, abakene bikaba uko. Umunyabwenge yigeze kuvuga ko amafaranga yose umuntu yaba atunze ashobora gushira. Avuga ko iyo ufashe amafaranga ukayarya ariko ntuhite ubona andi aruta ubwinshi ayo wariye ngo azibe icyuho, burya uba uri mu nzira y'ubukene. Umusaza witwa Sekamana yatubwiye ibi, abihuriraho n'umwanditsi witwa Tomasi yamaze imyaka aganira n'abantu 233 batunze miliyari imwe y'amadolari y'abanyamerika. Ababaza uko babaho, uko umunsi wabo uba upanze, ibyo bakunda gukora n'ibyo birinda. Muri icyo gihe yabazaga n'abakene 128 uko babaho umunsi ku wundi. Ibyo yakuye mu buhamya yahawe yabyanditse mu gitabo yise Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals. Mu bakire 233 yabajije, 177 bari barabonye umutungo wabo binyuze mu cyuya babize, naho abandi 56 barawurazwe n'abo bakomokaho. Ubusanzwe imyitwarire n'imigirire ya runaka nibyo bimugira uwo abandi bamubonamo. Abakire akenshi barangwa no gusabana n'abandi bakire, bakaganira, bakungurana ibitekerezo by'aho bashobora kubona amafaranga. Abakene nabo bakunze kuganira ku bintu bisanzwe, ni ukuvuga ku kubura imvura n'ibindi. Mu yandi magambo, abakene baganira ku ngaruka z'ibintu n'ubukana zibagira, aho kuganira ku mpamvu z'ibiri kuba n'icyatuma bitazongera cyangwa icyakorwa ngo babyigobotore. Iyo usomye uko abakire bitwara mu buzima bwabo bwa buri munsi, ushobora kugira icyo ubigiraho, ukavugurura ubuzima bwawe. Icya mbere, abakire bagira amahame. Kugira ngo umunsi w'umuntu ushaka kugira ngo icyo ageraho umubere mwiza, aba agomba kuwupangira. Abantu bifite bagira gahunda y'umunsi bagendana, bakirinda kuvanga gahunda n'izindi. Iyo hari ikintu kibatunguye ku byo bari bateguye, bareba niba nta kindi gihe cyazakorerwa, aho kugira ngo biyicire gahunda. Mu gihe bigaragaye ko cyihutirwa kuko bareba imwe muri za gahunda bihaye, bakaba bayigiza ku kindi gihe ariko ntibazayibuze kuba. Bakora ku buryo igihe cyabo kidapfa ubusa cyangwa ngo gikoreshwe icyo kitateguriwe. Mu mitekerereze y'abakire habamo ingingo y'uko nta kintu kizava mu ijuru ngo kibikubiteho baryamye. Abanyarwanda baciye umugani uvuga ko Imana ifasha uwifashije, kandi ko wambariza Imana kwishyiga ikagusiga ifu. Kugira ngo ibyiza wifuza ubibone, bizagusaba guhaguruka ukajya kubikorera. Aho niho Imana izagufashiriza, naho niwiyicara ukagereka akaguru ku kandi nk'umuntu uri imbere y'iziko yota, hanyuma akibwira ko umugisha ashaka uzamusanga, Imana izagusiga ifu, ugome use nabi kuko uri iziko.
Icya kabiri, barangwa no gusoma no kwiga ibishya. Abakire akenshi baba barize. Kwiga gusoma, kwandika no kubara ni uguhabwa urufunguzo rukwinjiza mu isi y'amafaranga n'ibitekerezo biyabyara. Carly muri cya gitabo cye yasanze 85% by'abakire yaganiriye nabo ari abasomyi beza b'ibitabo. Buri kwezi basoma byibura ibitabo 2, kandi 79% by'abo basoma ibitabo bijyanye n'ubucuruzi cyangwa ikindi kibazanira ubukire. Icyagaragaye mu byo bahuriyemo ni uko basoma ibitabo bivuga ku mibereho y'abantu babaye abakire cyangwa bageze kuri byinshi, bityo bakabigiraho. Ni ikintu cyumvikana kuko nta mucuruzi w'amabuye y'agaciro washishikarizwa no kugura igitabo gisobanura uko ururabo rukura. Uku kwiga badakuraho niko gutuma bamenya uko ibintu byifashe ku isoko ry'imari n'imigabane, bakamenya uko idolari rihagaze, bakamenya ahari amasoko cyangwa cyamunara n'ibindi by'ingirakamaro. Umuntu wese ushaka kumenya uko yakoresha neza umutungo we, ahambere ahishakira ni mu nyandiko. Icya gatatu, abakire bahorana icyizere no kutadohoka. Abemera amadini bavuga ko icyizere kirema, kandi kuko nibyo. Iyo gishingiye ku bintu bifatika byabayeho mu gihe cya vuba cyangwa cya kera, icyizere gituma ubifite agera kuri byinshi. Burya nicyo cyubakiyeho ubuzima bwose. Abantu bose baryama bafite icyizere ko ejo bazaramuka ari bazima, bakagira icyizere cy'uko abakoresha babo bazabahemba. Abafitanye amasezerano bakagira icyizere ko nta ruhande ruzayica. Muri make, buri kintu abantu bakora gishingiye ku cyizere bagirirana. Abantu batunze amafaranga menshi bahorana icyizere, umuhati bashyiraho ngo akomeze agwire atazaba impfabusa. 90% by'abakire batunze byibura miliyoni 1 y'amadolari babajijwe na wa mwanditsi twavuze haruguru, bamubwiye ko icyizere aricyo cyatumye bakomeza gukora imishinga yaje kubakiza. Abakire bazi neza ko kugira amafaranga no kuyagwiza bisaba kwigerezaho. Benshi bakijijwe no gufata umwenda muri banki, bakabikora bizeye ko bazunguka bakishyura. Barabikoze kandi byarakunze. Abantu barangwa no gushidikanya ku byiza biri imbere akenshi ntibatinda ku byo biyemeje, bahita bacika intege. Gucika intege kandi ni ukwibuza amahirwe y'ibyiza by'ejo hazaza. Abashaka ubukire bo ntibatezuka ku byo biyemeje, bakomeza gukora bizeye ko imyanzuro bakoze mu ishoramari runaka izabyara umusaruro byanze bikunze. Ibi nibyo bituma bagera ku ntego zabo bagakira kakahava. Icya kane, birinda guhubuka. Kugira ngo bagabanye ibyago byose byaturuka mu bikorwa by'ubucuruzi bikozwe nabi, abakire birinda guhubukira ishoramari. Bafata umwanya uko waba ungana kose, bakiga kuri buri ngingo igize umushinga runaka, bakawusesengura, bakareba ibipfa n'ibikira, bakareba niba nta nzitizi zizabonekamo imbere mu gihe umushinga uzaba watangijwe, hanyuma bakabona kwanzura. Ubumenyi baba barakuye mu bitabo, ibiganiro baba baraganiriye na bagenzi babo kugira ngo
kungurana inama z'akazi, baba baritabiriye ingendo shuri, ibi byose bibareba, ubundi bwo gushaka amakuru atuma badashobora guhubuka. Abakire bafata icyemezo nyuma y'igihe kirekire babitekerezaho, naho kuri iyi ngingo baba bataniye na generali uyobora ingabo, naho kuri iyi ngingo naho baba bataniye na generali uyobora ingabo, haba mu gihe cy'amahoro cyangwa icy'intambara. Mbere y'uko generali afata umwanzuro, aba agomba kubanza kumva icyo ba koroneri bavuga ku ngingo runaka. Inama zatanzwe neza kandi zishingiye ku bintu byinshi byasuzumiwe rimwe, akenshi zitanga umusaruro witezwe. Icya gatanu, abantu bakize birinda amatiku n'uburiganya. Ikindi kintu kizima kiranga abakire ni uko kumenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Ikindi kintu kiranga abakire ni ukumenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Kubera ko baba basanzwe baziranye n'abandi bakomeye, abakire birinda kuvuga ikintu gishobora kuzana igitotsi mu mubano wabo n'abandi. Ijambo ribi rishobora kubuza umuntu amahirwe yo kunguka miliyoni imwe y'amadolari. Nubwo kwiyunga bibaho, ariko birahenda kuko bisaba umwanya n'amafaranga yo kwica icyiru. Abakire bazi ko amagambo mazima kandi arimo ikinyabupfura aha nyirayo icyubahiro mu bandi, bakanamugirira icyizere. Kubera ko baba bafite abantu benshi bakoresha, abakire bakora uko bashoboye bakavugana nabo igihe gito gishoboka, kandi ibyo bavuga bikaba birebana gusa n'inshingano zabo. Abayobozi n'abakozi nibo baba bagomba kuvugana kenshi n'abakozi. Hanyuma ibyavuyemo bakabigeza kuri bosi. Bosi nawe aba azi icyo agomba kubwira bosi nawe aba azi kuvuga ibyo abwira abayobora abandi, kikaza ari cyiza, cyubaka aho gusenya. Ubwo bwenge butuma abakire bakomeza gukira kandi bakabana neza n'abo babishejeho. Icya gatandatu, babana n'abandi mu bunyangamugayo. Hari bamwe bavuga ko abakire benshi baba barakijijwe no kwiba abandi, ngo nta mukire w'inyangamugayo wapfa kubona. Abemeza ibi babiterwa n'uko abakire bazi ari abo ngabo gusa. Abakire bose ntabwo ari abahemu, nk'uko n'abakene nabo atari abahemu. Guhemukira mugenzi wawe biba muri kamere muntu, yaba umukire cyangwa umukene, cyangwa ugana muri bimwe muri izo nzira. Nk'uko Thomas yabyanditse mu gitabo Rich Habits, The Daily Success Habit of Wealthy Individual, abakire bagira umuco wo kudahemukira abo basangiye inyungu z'ubucuruzi. Guhemukira uwo musangiye urugendo rugana ku bukire byaba ari ukwihemukira. Ese abantu bajya bibaza impamvu n'abakire barwanira mu kabari? Kuko ibihugu bikize bidakunze kurwana? Igisubizo kuri ibyo bibazo byombi ni kimwe: inyungu basangiye. Abanyarwanda baca umugani uvuga ko abasangira ubusa bitana ibisambo. Bivuze ko abafite byinshi bahuriyeho mu nyungu zabo birinda impamvu zatuma babipfa, ahubwo bagakora ku buryo birushaho kuramba no kurumbuka. Udafite icyo yashoye ntatinya kugira icyo ahomba. Icya karindwi, bashaka abajyanama beza. Umwe mu bakire bari muri Afurika muri iki gihe, Olusegun Obasanjo,
wahoze ategeka Nigeria, afite imishinga minini mu bworozi bw'inkoko ku rwego rwa Afurika. Si ibi gusa ahubwo afite n'ibindi mu bworozi no mu buhinzi. Azwiho kugira abajyanama mu by'ubukungu bakomeye barimo n'abarimu muri za kaminuza zo muri Amerika. Si we gusa ufite abanyabwenge bamugira inama, kuko n'abandi bakire baba bafite abajyanama nkabo. Abakire bagomba kugira abajyanama batabajenjekera ku ngingo runaka zireba ubuzima bw'imari yabo. Umujyanama mwiza ntabwo ari uhora ashimagiza shebuja, ahubwo ni umwitura akamwereka ko icyemezo runaka gishobora kudindiza iterambere ry'ikigo n'ubukungu bwe muri rusange. Abajyanama beza batuma abakire bafata imyanzuro myiza kandi irambye. Icya munani, birinda ibyashyira ubuzima bwabo mu kaga. Abantu bakoze igihe kirekire ngo bagere ku bukire birinda imyitwarire yashyira ubuzima bwabo mu kaga, ikubiyemo kunywa inzoga zikomeye kandi nyinshi, ibiyobyabwenge harimo n'itabi, ibiryo bikabije, gukungahara mu byubaka umubiri kuko bizibya imitsi y'umutima, kwirinda gutwara imodoka biruka cyane, kwirinda ibyabateranya n'ubuyobozi n'abashinzwe umutekano n'ibindi. Mu kwirinda ibyo byose niho hava ubuzima bwiza bufasha abantu nk'abo gukomeza gukora barundanya ubutunzi, baremera bagashyiraho abaganga bo kubasuzuma ngo barebe uko ubuzima bwabo bwifashe. Iri naryo ni ishoramari ryiza kuko rituma umuntu yimenya kandi ngo amagara araseseka ntayorwe. Icya cyenda, kuranzika ibintu si umuco w'abakire. Kuranzika ibintu bituma hari ibidindira abakire rero birinda icyo kintu. Ikintu cyose kiba kigomba gukorwa mu mwanya wacyo kandi kigakorwa n'ugishinzwe. Abakire nyabo bazi neza ko ibintu bishoboka ko ahari ubushake byose bishoboka. Niyo mpamvu bagira ingengabihe n'ingengo y'imari yo gukora ibyemejwe byose. Niwirinda kuranzika ibintu, nyuma y'igihe uzabona ko wageze kuri byinshi byiza. Icya cumi, bita ku buzima bwabo binyuze mu ndyo iboneye n'imyitozo ngororamubiri. Umwanditsi Thomas yasanze 75% by'abatunze miliyari y'amadolari yaganiriye nabo ari abantu bakunda gukora imyitozo ituma umutima wabo urushaho gukora neza. Bamubwiye ko kurya indyo nziza yiganjemo imboga n'imbuto, arimo amavuta make, ibi bigaherekezwa n'imyitozo ngororamubiri bituma bakomeza kumva bafite ubuzima bwiza ntibarwaragurike. Yego, umubiri ubyara udahatse, ariko abakire bakora ku buryo bagabanya ibintu byose byaba intandaro y'indwara. Ni ngombwa kuzirikana ko kuba basanzwe ari abakire bibaha ubushobozi bwo guhita bivuza batararemba. Mu magambo make, abakire bakize kubera uruhurirane rw'ibintu byinshi birimo ibyo twavuze haruguru. Subscribe kuri channel yacu Isezerano TV, ibashe gukurikirana ibiganiro byacu hamwe na Dr. Joe.